Umunaniro ni ikintu duhura nacyo mu buzima tubamo, twaba dukoresha amaboko cyangwa dukoresha ubwonko bwacu. Mu buryo bwose habaho umunaniro kandi uko tunanirwa biratandukanye bitewe n'icyaduteye kunanirwa ndetse n'umwanya tumaze tugikora. Kuri ubu hariho ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa bizwiho kuba byongera imbaraga, ugasanga umuntu n'ibyo yahise atekereza acyumva ananiwe, nyamara burya no mu byo turya cyangwa tunywa mu mafunguro asanzwe harimo ibirwanya umunaniro. Muri iki kiganiro reka tugaruke ku biribwa ndetse n'ibinyobwa 10 bifasha kurwanya umunaniro. Icya mbere ni utubuto twa shia. Utu tubuto kuva na kera batwitaga ibyo kurya byo kwiruka, kuko mu bwoko bwa Maya ndetse na Aztecs badukoreshaga kugira ngo tubafashe kwiruka batananirwa mu gihe cy'amasiganwa. Akayiko kamwe katwo kaba karimo garama 2.5 za proteine ndetse na garama 5 za fibre, bifasha mu gutuma igipimo cy'isukari yo mu maraso kitagabanyuka, ndetse hanarimo ibinure bya omega 3 bizwiho kurwanya kubyimbirwa bigatuma imikaya ikomeza gukora neza. Habonekamo kandi imyunyungugu inyuranye nka magnesium, potassium ndetse n'ubutare, ndetse hakabonekamo na quercetin izwiho gufasha abantu basiganwa. Ibi byose bituma utubuto twiza mu kurwanya umunaniro, dore ko tunakoreshwa mu byo kunywa bikoreshwa n'abakora siporo. Ikiribwa cya kabiri wakoresha kikakongera imbaraga mu mubiri ni watermelon. No kuba watakaza amazi make gusa niyo yaba 1% y'amazi bituma ufite umunaniro ukabije. Ibi kubikosora biroroshye kuko urubuto rwa watermelon nicyo rukora. Urubuto rwa watermelon rugizwe na 90% by'amazi. Rero kururya birwanya umunaniro ndetse bikanakurinda inyota. Icya gatatu wakoresha ni amata. Nibyo ntiwasomye nabi. Nituvuga amata, tuvuga amata y'inka. Nubwo benshi batari babizi, nyamara burya amata hano turavuga inshyushyu. Uretse no gutuma umubiri winjiza amazi, anatuma ugarura imyunyugugu iba yatakaye mu gihe uri byuye. Nibyo kuko mu mata dusangamo proteine ndetse n'ibinyamasukari binyuranye. Ndetse kunywa agakombe k'amata mbere yo kuryama bituma ubyuka ufite ingufu, kubera caseine ibamo izwiho gutuma imikaya igarura ingufu. Ikiribwa cya kane ni oatmeal. Ibi ni ibinyampeke byo mu bwoko bw'ingano. Burya kenshi iyo ubyutse uba ukeneye ibyo twita nk'ibitoro bituma wirirwa umeze neza umunsi wose. Kurya ifunguro rikomoka kuri oatmeal cyangwa se ikindi kinyampeke cyuzuyemo ingano, umuceri ndetse n'ibindi biha umubiri wawe bitera imbaraga bihagije, bituma umunsi wose wirirwana ingufu. Gusa hano wibuka ko ari ibinyampeke byuzuye, si bimwe byanyujwe mu nganda. Ikiribwa cya gatanu cyagufasha kongera imbaraga ndetse bikakurinda umunaniro ni ibishyimbo. Ibishyimbo bikungahaye kuri fibre kandi zizwiho kuba zituma igogora ritinda, bityo bikaba bituma umubiri uhorana ingufu. Fibre kandi zizwiho ko zifasha mu kuringaniza igipimo cy'isukari mu mubiri. Ibishyimbo kandi bibonekamo magnesium izwiho gutuma umubiri uruhuka ukanakoresha ingufu nkeya, izindi ukazizigama. Icya gatandatu ni ubunyobwa. Mu bunyobwa dusangamo proteine ndetse na fibre, bikaba bizwiho kuzamura ingufu no gutuma igipimo cyazo kiba ku rwego rwiza. Kuburya kandi bituma umubiri ugarura ingufu. Ubunyobwa bukaranze butuma umubiri ugarura imyunyugugu nka sodium ndetse na potassium, ndetse tunasangamo magnesium. Ni byiza kurenzaho amazi iyo umaze kuburya. Icya karindwi ni ibihumyo. Ibihumyo ni isoko nziza ya vitamine B zinyuranye nka riboflavin, niacin, thiamine, pentanoic acid, B6 na B9. Izi vitamini zose ni ingenzi mu gutuma umubiri ugira ingufu, ndetse by'umwihariko riboflavin yo ituma umubiri wikorera ingufu ubikuye mu byo turya. Ikindi kandi burya igihumyo birinda mitochondria. Izi mitochondria zikaba zizwiho kuba arizo zikora ingufu umubiri ukeneye. Tukaba tuyisanga muri bimwe mu turemangingo fatizo. Pentanoic acid by'umwihariko kandi ifasha imvubura ya adrenal gukora mu gihe cya stress, naho niacin igahindura ibyo twariyemo ingufu zikoreshwa n'umubiri. Ikiribwa cya 8 cyagufasha kongera ingufu ni ibijumba. Ibijumba ni byo kurya byo mu bwoko bw'ibinyamafufu, bikaba bizwiho kubamo ibitera imbaraga ndetse na potassium bihagije cyane. Potassium ifasha mu kuringaniza igipimo cy'imyunyungugu mu mubiri, ndetse kandi ivanafasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ibi bikaba birwanya stress ishobora gutera umubiri kunanirwa. Icya 9 ni amagi. Amagi ni isoko nziza y'ingufu kuko akungahaye cyane kuri zinc, ubutare ndetse na proteine nyinshi. Ntabwo proteine zituma wumva uhaze gusa, ahubwo zinaha umubiri wawe imbaraga ukeneye. Garama 6 za proteine zo mu igi
zituma igipimo cy'isukari yo mu maraso kitazamuka cyangwa se kitamanuka, kikaba kiri ku rugero rukwiye. Ndetse harimo na leucine, amino acid izwiho gufasha mu gukura kw'imikaya. Kandi hanabonekamo vitamini zose zo mu bwoko bwa B zinyuranye zizwiho gutuma umubiri ukora ingufu ukeneye. Icya 10 ni ukunywa icyayi. Icyayi cyose by'umwihariko green tea kibamo theanine, ikaba ari amino acid itera umubiri gushabuka ndetse no kuba maso. Kirimo kandi caffeine nkeya. Mu gakombe gato harimo hagati ya grama 35 ndetse na 50 zayo, nayo izwiho kuba inkabura. Gusa si byiza kunywa icyayi igihe ugiye kuryama kuko byatuma udasinzira neza, bikaba byagabanya ingufu aho kuzongera. Burya ni ukukinywa mu masaha byibuze 2 mbere y'uko uryama. Igihe cyose uzumva umubiri wawe wacitse intege, unaniwe, aho guhita witabaza ibizwi nka energy drinks nka Red Bull, Azam energy drink ndetse n'ibindi, uzahitemo rimwe cyangwa menshi mu mafunguro twavuze haruguru, kuko uretse kukongerera ingufu bizanaguha izindi ntungamubiri zinyuranye twagiye tugaruka. Ngibyo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa 10 wakoresha mu gihe ukeneye kongera imbaraga mu mubiri, bikaba byakurinda gucika intege. Nibyo twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze, ukande like, usige na comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubanda buri munsi ibindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahegana. Hasta la vista.